ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. abaduteze amatwi mwiriwe mugiye kumva ikinamico shira impumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Ajiprodo jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico shira impumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 16 cy'ikinamico shira impumu aho Amahoro yasanze Simbikangwa yanyagiwe ahagaze ku irembo aje gusaba icumbi. Ese yaba yararihawe? Reka mbareke mukurikira igice cya 17 cy'ikinamico shira impumu. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Niko Simbika, none hose uvuye ko mbona wadishe. Aha wahora niki? Hari ahantu wandangiye isambu igurishwa. Niko ye. Nari mvuye kwireba imvura isangayo, si ukunyagira ye yiva inyuma. Rwose mbonye butangiye kugoroba, ndibwira intera kanyure hano ntirekaringanira ikota ry'imbeho, mbona uko naho ubundi rwose mbemereye nabi. Ayiwe, ubwo kuriya mugezi urawunyura hehe? Waraye ukazataheje amazi yabaye makeya. Uraza kugwa maze na cyagihuta hana sigaye mfite ubwoba. Ntabwo nari nzi kuza kugerayo. Nageze da. Nageze mbona kwiremba hugariye, mitamenye ko mudahari. Karinganire se nta wari uhari? Ntabwo nabashije kugera mu rugo. Naheze hano kwiremba. Mbega imbeho. Ariko se bigeze saa 12 mama atari yaza. Aho ntiyakomerejwe bakaba bamushyize mu bitaro. Ugira ngo siyo mubona nawe yanije ikote cyangwa umupira. Umba ngeze mu mpinga z'umusozi nahada. Mba ngeze kure. Rwose mamuvugara. Aravugana nandese. Reka mbyuke njye kwirembo kureba. Oya Simbika. Ntabwo wagerayo ngo tujyane mu rugurare. Uzataheje mu gitondo. Kurara se? Wamaho. Haracyari kare ningera mu gasantere agenda hasanga za moto zitahi wacu cyangwa se amagare. Ndaza gutega. Papa Gate, ese ni wowe? Amakuru y'iminsi yampaye inka. Wanyagiwe? Uraho shaka Karingani? Imvura yanyigirijeho nkana rwose. Karingani, wamutije rya koti ryawe gisashe akagenda ryifubitse. Murebere. None se mama, wowe kutanyagiwe? Nkambona Papa Gate se yanyagiwe wenyine. Ntabwo tuvuye hamwe Karingani, duhuriye hano. Naringize ngo yaje guherekeje. Hoya yewe, ahubwo ihute umuzanira ikoti atahe butarahumana. Nyaruka. Ubusaragerayo. Reka nze ndizane. Ihute, gayihute. Karingani, ndwanaho ndebe ko rwose nanyaruka akabyarawe. Yewe. Ese mama telefone ya fisi yabaye iki? Ubu koko ntabanzaniye munyu? Mana we, ubu se mbigize. Yewe ukingura. Ni ngewe mama. Ariko none wose ugukaranga wivuye inyuma pe. Uzi ko ngeze muri kilometero kumva impumura inzira yose wayitwitse pe. Muhungu wanjye nawe erega ntundebe utya mu guteka nta umpiga. Nubundi ndabibona icyo cyo nkikuziho pe. Iyo tuza kuba tubana na papa wari kujya umukarangira. Fi ugize ngo iki? Katekerwa n'iminsi. Mama ubwo sunukiye. Buri gihe iyo nkomoje kuri papa kubigira intambara. Ariko wa mwana uba muzima cyangwa umva subira kuri botike uzana umunyu undi washize ureke kumbaza ibyo bitabapfu bidafite 12 ubanguke umfashe kuvuga uyu mutsima niwo turisha inyama urumva neza. Aha reka nitwarire igare mbashe kwihuta mama. Nyarukaye. Ni nko kuzimya buji mu kanya ndaba nkugezeho.
ariko si imana yanjye iki gikomere nzagikizwa n'iki koko? Uriya mwana uhora umbaza se nanjye ubwanjye ntamuzi. Bariya bagabo bamfashe ku ngufu, nagerageje kwitegereza ngo ndebe ofisi y'abasa nawe ariko narahebye. Ariko ndibutse muri jenoside hari umugabo w'impunzi wari ucumbitse kwa Kamonyi, umwe ufunze nawe yamfashe ku ngufu. Mana yanjye we, ibi ni ibiki koko? Uzi ko avuga neza nka Fisi? We ubu se mbigize ne koko? Ibaza ari we se wa Fisi. Kandi muri Gacaca habuze umuntu umuzi neza, bavuga ko yari impunzi, n'amazina yitaga ntabwo yari asobanutse, yari ameze nk'isarigoma, n'agace yakomokagaho ntawe ukazi. Ibi ni ibiki Mana we? Mama urabona ntinze? Ese mama kurira noneho ninde ugukubise koko? Nawe fi nibyo nibutse. None mama ibintu wibutse bigatumurira kandi twari tugiye kwitekera inyama n'ibiki koko? Fi mbisa nigire kuryama. Reka tubanze duteke mama, nta waburara ahubwo akirongeramo umunyu. Ubundi se si wowe nyirabayazana? Mbisa nigendere nawe uwongeremo wowe ukeneye kurya, njye mbisa nigire kuryama, uziteke cyangwa uzireke. Ariko si ibi n'ibiki Mana yanjye koko? Mama wakwihanganye ukambwira ibikubaye? Fi ntacyo mfite cyo kuvugana nawe, mbisa nigendere. Reka nanjye nigire kwijyamira, niba nawe ugiye nanjye sinshobora gusigara muri iki gikoni njyenyine. Uwo mugore ndamwibutse, numvaga bamuhamagara Anonsiyata. Ese atu Anonsiyata ndamuzi, kera ajyaga dusura. Marigarita ahubwo yagize amahirwe, uriya mugore ntavugirwamo, ntabwo yoroshe pe, kandi ni n'umusore. N'uwo mama yasanze Marigarita asohora ibintu mu nzu, asohora za matera n'intebe, araza afatanya na Gatesi bamwambura ibyo byose yari agiye gupakira. Baramubwira ngo napakira imyenda ye ndetse n'umuhungu we Gahunga ibindi abireke. Mwana wa, ni ukuri biteye agahinda pe. Ingo z'abantu bafungurwa, inyinshi abagabo basanga zarononekaye. Mama uvuze abafungurwa, nibuka ko numvise kuri radio bavuga ko hari abandi bantu bagiye kurangiza igihano cyabo, kandi Kimonyo nawe ari muri abo. None se muhi, hari icyo tutabakoreye koko? Twabasoneye imitungo yacu basahuye, ndetse mubarira n'abana banjye yishe, ariko ibyo byose ntibyari gukuraho ko ubutabera bukora akazi kabo. None se mama wamuhaye imbabazi atarigeze aza kuzisaba? Ko ntigeze mubona hano aza kuzisaba? Umva muhi, karame mama, mu rwego rwo kuruhura umutima wanjye namubabariye ubwo yemeraga icyaha, kugira ngo naza nsanga azasanga amarembo y'umutima wanjye yuguruye. Ahubwo nanjye natangiye kwibaza uko tuzabana naramuka aje agakomeza kwitwara nk'umuryango we, byaba ari ikibazo pe. Ahubwo mama nari mfite igitekerezo, bari abantu bagiye gufungurwa tugiye kubongera muri gahunda zacu za club duhuze, tujye dufata umwanya n'igihe cyo kubasura tubaganirize, kugira ngo barusheho kwibona muri societe kandi babone ko banakiriwe neza mu muryango nyarwanda. Icyo gitekerezo nicyo mwana wa. Hari igihe umuntu ashobora kuba afite ubushake bwo kwiyunga n'abo yahemukiye, ariko akagira ipfunwe, bityo agatinya kubegera. Ariko Marigarita yawe umuhemu we, ariko si bisagahema no koko? Uba nsize mu rugo njyenyine, na mushiki wanjye nawe niringiye, haraje aransonga ntwarira umukobwa, kandi rwose ari kuzajya mfasha imirimo yo mu rugo. Ubu sinzajya nahira amatungo nze nteke nzabivamora, ahubwo se ntibazanyiba. Reka nze mpamagare mushiki wanjye mubaze rwose icyo bitekerezaho. Alo Simbika, waramutse? Kunzindukiye ni ubuhoro? Ariko Nonsiya, urumva ukuntu umbwira ngo ndakuzindukiye? Ubwo nta ni koko? None se ndabeshye? Ese ubwo ko watwaye umukobwa wanjye, ubona nzabaho ne koko Anonsiya? Ubona nzajya mbaho njyenyine muri urugo nkabivamo? Umva nkubwira Simbika ngo musaza wanjye nkunda, ntabwo ibibazo ufitanye n'umugore wawe uyu mukobwa wawe yabigenderamo. Ubwo se Gatesi niba ushaka kuzajya usiga mu rugo, akaba umuzamu, akaba umukozi, akajya gutekera, akaba byose mu rugo rwawe. Ariko se ibyo bikuye he? Arenda base musiga mu rugo n'inyakabwa n'irindi urugo? Niko ye? Urabona nzakora imirimo yose nkajya mena nkahenura njye Simbika ngo nkabivamo kandi narabyaye. Ariko mwagiye rwose muha agaciro umubyeyi.
umva nkubwire subiza amerwe mu isaho uyu mwana abasore ntibagiye kumutera inda izuba riva urabona imirimo y'urugo rwawe n'uburere bw'umukobwa wawe wabivamo ubu dusore twose tumaze kumenya ko Marigarita yagiye twahita tuba abakwe bawe da ngo dusore twose tuba abakwe banjye ariko simbikanguza uko mujya munyinisha hari urabona ari inde watinyuka gutambika ibirenge akarekeza iwanjye hano nkamushahura kandi nkubwire urusha imbabazi nyina w'umwana dore aho nibereye nyirasenge w'umuntu bishatse kuvuga iki uzaba wagiye wifashe kandi nubona bikomeje kuyobera uzajya kugarura umugore wawe Marigarita ariko se nose mubaze rwose utaretse kunkabiriza ubwo ubaye ngiye ko kubona wabigira ute nzakubwira icyo nakora niduhura ibyo kugarura Gatesi ibyo ubyibagirwe nabigira neza nta kundi ubwo nyine ufatanyije na Marigarita urame kubaho da ibibazo by'urugo rwawe nawe mpuriye nabyo umva nkubwire ubundi urinda kuvunika wagurishije izo nka zawe n'izo hene ubwo urabona ayo matungo yose uzayahirira ukabivamo cyangwa urashaka kuzayagwa inyuma Anosiya nuko mbwiye nuko urakoze kungira inama nawe ntugasekwe ngo uri mushiki wanjye si Kigali we reka nkukupe n'ubundi ntacyo umariye kwa Simbikangwa muri aho rero ninde usohoza ra muri aho mukomeze turi mu gikari Simbika uri aho ngo nijya gutonora igitoki se waba uraye wahora n'ikimujyana ese uri aho naho ubundi rwose bisa nkabyo impore Marigarita ntarava mu mahugurwa se ko mbona ugiye kwitekera yewe ntabwo barayasoza pe Gatesi na Gahungu nabo ejo nabatumye kwa Nyirasenge basanga arwaye babanza kumurwaza ubu rwose uru rugo ureba ndurimo njyenyine kuba kubititse wowe gacwa gusa urabivamo ra cyakoze iri ni isomo pe wowe ubona agaciro k'umugore mu rugo burya buri wese amenya agaciro ka mugenzi we ngo azaramba pe mujyana ubu se ninjye utazi agaciro k'umugore ra umugore wamenye urugo n'ahari kagaruka ngasanga urugo rurimo amatungo kasanga abana barakuze nta kibazo bagize nta bwaki barwaye yewe umugore nzi agaciro ke cyakoze yabaye intwari kose Simbika ntabona kubuza ngo tuganire abaturage badutungiye agatoki ko muri mu ngo zitabanye neza bavuga ko urugo rwanyu rurangwa n'amakimbirane ya hato na hato ibyo ni ibihuha ni bimwe by'abaturage nyine bavuga ibyo biboneye niko ye naho ubundi se ni bimwe bya Marigarita uvugira hejuru nk'ingoma banitse ku zuba naho ubundi rwose nta kindi kibazo kiri muri uru rugo hari igihe avuga rero bakagira ngo turimo gutongana cyangwa turimo kurwana reka rwose barabeshya hari urugo rwacu turi intangarugero ahubwo niba ari ibyo ndumva nta kibazo gusa ndimo kwihuta mu minsi n'imbere nzaza kukureba tuganire hari icyo nshaka kuzamfasha nta kibazo ndahari pe Simbika maze rero uba wiriwe reka nkureke wirwaneho ntiwirirwe umperekeza afite igare sawa murakoze mujyana ariko Simbikangwa ntagorwa ye urabona ngo ijuru n'isi birangwaho ariko se ubundi nakemuye ikibazo ngiye kugura ikinini cy'imbeba ibyanjye rwose birangirira ntabwo ntabivamo igihe nahereye ngorwa Kigali we Kamira akomeje kubana n'ihungabana umuhungu we Fisi ariko ntamworoheye uko amubaza se niko akomeza kumutoneka inkuvu z'amateka Simbikangwa we biramuyobeye afashe icyemezo cyo kwiyahura ese azabikora koko ntuzacikwe n'igice cya 18 cy'ikinamico Shirimpumu hari icyakunyuze ufite ikibazo inama watanga cyangwa igitekerezo watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo ikinamico Shirimpumu ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda. Bino mushinga